Go hey yo, wigiri. Pa 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 pa. Urakaza neza mu rubanza. Cool Bros Ent. Thank you so much. Nanjye ndabashimira kuba mwanumi. Nizere ko wageze hano amahoro. Life iri guci. Vuga ibintu byumvikana. Uvuze ngo life iri guci nyine life is good. Meze fresh ndashima Imana namwe meze neza. Uru rubanza tugiye gutangira urasabwa kwitwara neza kandi n'urutsinda urajya mu ijuru. Life ngiye kubamo kuri ubu ngubu too much discipline. Suko nta discipline yari hari ariko iraba doubled of course. Twigendere. Ikindi ugomba kumenya n'urutsindwa urajya mu muriro Attention. Na mikino ndi mu mpiga ratio. Barutso ndi nayo nyihishe muri black suit. So attention konyoko yakubura chateau. Utangiye guteza akavuyo. It's something that can happen to anybody. Ni ibintu bisanzwe. Yeah. Vuga amazina yawe dutangira urubanza. This is Ish Kevin, your trappish boy. Ceceka. Urabona ndi gukina nawe? Ibuka kutanzi G mu bindi bitari umuziki. Ufite imigambi myinshi iri mugamba muziki. Boss ishyura cash nta check kuko mfite beef n'amabank. Ngaho nawe umviye injyana shyashya nayo ishize kuri. Urashaka kujya mu muriro? Vuga amazina yawe vuba. Okay, amazina niswe n'ababyeyi ni Semana, Kevin ndetse na Ishimwe. Niwongera kubeshya urahura n'akaga. Semana. Icyaha cya mbere ushinjwa ni ukuba nyamwigendaho ukanga abantu. Ndabakunda cyane kuva ku mutima. Much love and respect. Bose mbafata nka family n'umuryango wanjye. Urabeshya. Ijambo ry'Imana riravuga ngo kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Ariko wowe siko wabigize. Amakosi yose nakoze yantuje kugabanya love na losses. Amarozi yose naguze abatoto mbakaraga kope ya lompe. Kuri kushe na bute ubufoni irasona ni call ya boss ngo kiri gute twabukinze flight ya. Wa muhungu we ntago wumva. Subiza ku cyaha ushinjwa. Njyewe mbanza kwireba sindeba abandi cyane tu. Icyaha kiraguhamye kandi urakizira. Njyewe nta muntu n'umwe nanenga. Ikindi cyaha ushinjwa ni ukugira ishyari. Wallahi ntago mbizi. Ishyari ribaho muri industry irazwi ntabwo rigiyeho gusa. Ni ibintu bisanzwe. Ibyo si byo ndeba. Icya mbere ni uko wabikoze. Mu by'ukuri wakoze ibyaha byinshi. Ikindi cyaha nikiguhama urajya mu muriro. Cool Bros Ent. Ikindi cyaha ushinjwa ni ubusambanyi. Of course mu buzima nyine ibyana biraribwa, amababa araribwa, nothing new. Yeah. Hey. Ubwo ni ukuvuga ko wabikoze. Nta nubwo ari umwe na babiri. Ariko hari kera cyane. Wigeze wicuza ubusambanyi? Kati waki fani ni waki mami Marie ni waki yeah ni waki yeah kati Rebecca waki krpa. You know you can be prosecuted. Ninde wanditse iyo ndirimbo? Njye wayiyandikiye. Okay sinava. Jya mu muriro. Waki hari ubyumvukwe njye kubwanjye waki ishobora gusobanura amafaranga. Bwira umwana utibyinira byinira ino. Ceceka. Urabona nta bwenge mfite? Nitanura kya Mungu. Genda ubone ingororano zawe. Kandi ntari bugeyo. Niwanga kugenda ku neza uragenda nabi. Mbare gatatu. Rimwe. Nikamfatira mbanze me shout out ku babyeyi banjye, me shout out kuri family yanjye, shout out kuri mama wanjye, shout out kuri papa wanjye ahari, shout out kuri. Rekeraho birahagije. Genda ubone ingororano zawe. Ndi message nabagezaho nuko ndabakunda cyane bafite ku mutima kabisa, akunda biziko namwe mufite ku mutima. Wamaze.